ndagushaka iteka mwami mwiza cyane, ijwi ryawe ryiza rizana amahoro, ku manywa na nijoro ndagushaka iteka, miruba umukiza we twigumanire, ndagushaka iteka ryunguma iruhande, sindamushya yose iyo turi kumwe, ku manywa na nijoro ndagushaka iteka, miruba umukiza we twigumanire, ndagushaka iteka nuje niyonganya, ngwino ubutubane mbone gutungana, ku manywa na nijoro ndagushaka iteka, miruba umukiza we twigumanire, ndagushaka iteka nyigisha ibyo ushaka, nkwinginga unsohore z'amasezerano, ku manywa na nijoro ndagushaka iteka, miruba umukiza we twigumanire, ndagushaka iteka mwami wera rwose, nyobora mbu wawe wowe munyahirwe, ku manywa na nijoro ndagushaka iteka, miruba umukiza we twigumanire. Yesu nashimwe, twongeye kubona uyu mwanya wo kuja hamwe mu byigisho ariko bitwerekeza ku isengesho, tugakomeza gushyigikirana dufatanya, kandi mu bihe bishize twaganira ingingo nyinshi, uko ni nako tuba tunasaba yuko abavandimwe bose mwaba hafi mugashyigikira iri huriro, kora subscribe ku utarayikoze, ariko mukora like, mukora share, muduha ibisobanuro ni byiza, kandi nanone mwoherereza abantu ibi biganiro kugira ngo babimenye ari benshi, muduhe ubutumwa bugufi munyuze kuri 0783 65 43 71, 0783 65 43 71, cyangwa muduhamagare. Ni ibintu byiza. Uyu munsi rero ingingo irava mu kuramya n'ubutumwa bwa marayika batatu. Ni mwubaha Imana muyihimbaze ku cyo gucira abantu urubanza gisohoye, muramye yaremye ijuru n'isi n'amasoko. Ubutumwa bwa marayika wa mbere
ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubwa kabiri duhamagarirwa gusakaza ubutumwa bukomeye bw'iminsi y'imperuka kandi nta kigomba kuturangaza. Kwigisha ubutumwa bwa marayika wa mbere aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ababwira bari mu isi yose. Akagira ngo afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ntabwo hariho undi muntu wabayeho ibihe byose cyangwa se wakenerwa mu bihe byose, mu bikomeye no mu byoroheje, kereka Yesu umwana w'Imana. Hariho jambo kandi yahoranye n'Imana, ni ukuvuga ko ubutumwa dutwaye buba bunafitemo iyo ngingo ari nayo yibanze ivuga kuri uwo muntu wabayeho iteka ryose ari we Yesu Kristo. Uriya wavutse nk'abandi bana mu cyaro cy'inka, uriya wababajwe wahuye n'ibibazo bitandukanye, wasuzuguwe, watutswe, uriya hagendagamo wabaye ibihe byose. Kugira ngo ni isomo rikomeye cyane kuri twebwe ryo kwicisha bugufi no kwisanisha n'abantu. Atanga reka ryihutirwa kuri bose rero ngo bubahe Imana bahimbaze kandi muramye mu ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Iyi mirongo twibutse ko inkomoko y'ikiremwa muntu ava ku Mana, ko umuntu ataturutse guhindagurika nk'uko abantu bishuka. Dufite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose butagira iherezo, buhoraho kandi burakenewe. Twamamaza kandi ubutumwa bwa marayika wa kabiri buboneka mu Byahishuwe 14:8. Iraguye Babuloni. Ubu butumwa bw'ingenzi buhamagarira abayoboka Imana nyakuri bose kwitandukanya n'imigenzo yose yo kuramya n'imyizere idashingiye ku ijambo ry'Imana. Buduhamagara kugendera kuri imigenzere yose idahuje n'ibyanditswe cyangwa ubutumwa bwatanzwe. Mu Byahishuwe 18:4 akoma atanga umuburo agira ati, muve muri Babuloni kugira ngo mudafatanya n'ibyaha byose n'ibyago byaho. Ubutumwa bwera ni umuhamagaro uzobarekera guhagarara mu mwanya wacu mu kuramya Imana kwacu nyakuri. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko nshuti, niba ubutumwa bubiri bwa mbere bukomeye cyane. Ellen White avuga ko ikintu gitunguranye ubutumwa bwa marayika wa gatatu, yaragize ati, uburemere bw'ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubwa kabiri bukubiye mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Mu buhe buryo? Kubera yuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bukubiyemo ubutumwa bw'iteka ryose buboneka mu butumwa bwa marayika wa mbere, mu kudukangurira kuramya. Bushyigikira ubutumwa bwa marayika wa kabiri budukangurira kwitandukanya no kuramya kw'ikinyoma. Ariko gutangazwa k'ubutumwa bwa marayika wa gatatu butandukanye n'ubutumwa bwabanjirije, kuko butanga umuburo uteye ubwoba. Umuntu aramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyiraho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza. Uwo ni buzima bakunzwe, ari umujinya w'Imana yiteguwe idafunguwe amazi ngo acuma ku mujinya wayo. Ubutumwa buhishura abaramya inyamaswa, bagashyiraho ikimenyetso cyayo ndetse bagashyiraho n'ikimenyetso n'abashyiraho ikimenyetso mvajuru. Aha niho kwihangana ko bera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Ni Ibyahishuwe 14:12. Kuri ubu butumwa nanone Ellen White akomeza agira ati, uku ni ukuri kw'iki gihe. Ubu butumwa bugomba kwamamazwa imbaraga kandi bukumvikana neza. Ntabwo bukwiriye kwijimishwa n'inyigisho z'abantu n'amayeri yabo. Mu gihe dusenga uyu munsi, mureke dusabe Imana kongera imbaraga kuramya kwacu kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bw'iminsi y'imperuka igenda yegereza. Reka tuvugane n'Imana. Igihe cyo gusenga, urafata iminota wumva ushoboye, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu abantu gisohoye muramye mu ijuru n'inyanja n'amasoko. Mwubahe Imana muyihimbaze, Muremyi wacu ukomeye, umwami w'isanzure twicishije bugufi imbere yawe. Uri Imana yacu, Imana yonyine kandi ukwiriye ishimwe ryacu, kuramya kwacu no kwiyegurira ubushake bwawe.
uratangaje, uri mwiza, urakomeye. Turagusaba ko usohoza isezerano ryawe maze utwuzuze umwuka wera kugira ngo imibereho yacu irabagirane imico yawe itunganye y'urukundo rwawe. Iheshe icyubahiro kandi wigaragaze muri twe, turabigusabye. Amen. Kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Yesu, amagambo yawe ya gihanuzi yanditse mu gitabo cya Daniyeli no mu byahishuwe arasobanutse neza. Turi mu gihe cy'iminsi y'urubanza rw'amateka y'isi. Tugushimiye icyizere dufite mu gukiranuka kwawe kuzuye ariko kwacu kubwo kwizera, kandi uko gukiranuka kwawe waragukoreye kuruzuye muri wowe, ariko tukakwakira kubwo kwizera kandi kuduha ibyiringiro by'agakiza mu gihe duhanganye n'urubanza. Dufashe kubw'ubuntu bwawe kugira ngo tubeho ubuzima bwuje ineza yawe ndetse bunaheshe icyubahiro izina ryawe mu byo dukora byose. Amen. Muramye yaremye ijuru n'isi. Yesu, iyo turebye iyi si n'isanzure dutangazwa n'ubwiza bw'imirimo y'amaboko yawe. Uretse ingaruka z'icyaha, turacyabona ko uri umukozi w'umuhanga ushyira ubwiza ndetse n'akamaro mu mirimo y'intoki zawe. Ntitwabaho tutagufite. Tugushimiye ko usangiza ubugingo bwawe kandi ukongera kuturema kugira ngo tutabaho twenyine, ahubwo tuzakomeze kubaho dusabana nawe ibihe byose, we muremyi wacu. Amen. Ibindi byifuzo rero no gusenga no gushimira Imana imigisha yayo. Kwatura ibyaha twarabivuze, uhereye imbere y'Imana yatura ibyaha kandi gerageza gukemura ibibazo waba ufitanye n'abagenzi bawe. Sengera umuryango wawe, sengera abaturanyi, sengera itorero ryawe, kandi biradufasha pe, biradufasha iyo tubyitwayemo neza, biradufasha. Inshuti bavandimwe rero murabyumva ko muri gahunda y'Imana uko tuyegera, uko dusenga, ariko hari ubutumwa tutaca iruhande. Inyisho z'abamarayika batatu ziboneka muri Yohana 14. Marayika aguruka aringaniza ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, no kuvuga ko ari ubutumwa bugomba kuvugwa kandi bakwira mu birere bine, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzishwa mu isi yose ngo ubuhamya bw'uhamiriza amahanga n'ubw'imperuka izahera kwize. Vuba buzanavugwa mu ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Ubwo mu byahe 18 mubona noneho marayika wundi. Ubutumwa buzavugwa izindi mbaraga kugira ngo abantu barusheho kwitegura kuza k'umwami Yesu. Bavandimwe rero dufatanije kandi tubona ko ubutumwa bugomba kumvikana buciye mu nzira zitandukanye. Izi nzira dukoresha z'uburyo bw'ikoranabuhanga nazo kubera ko hananyura n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, ni ngombwa ko natwe tubatangira umuburo kugira ngo abantu bakomeze bumve umuburo. Ngaho rero nimukore subscribe ku batari bayikora, hanyuma nimukore like, nimukore comment. Noneho ikiganiro none numara kucyumva cyohereze n'abagenzi bawe kugira ngo dukomeze dushyigikirane, bizagenda bidufasha. Reka dusenga Imana. Mugabo w'amahanga tugushimiye n'ubundi uri mwanya mwiza duhaye ibyiza byinshi. None ku byiza byinshi waduhaye, ku bwenge waduhaye bwo gukoresha muri iyi si, wongeraho no gukomeza dukomakoma uturinda, utubuza ko bakwangizwa n'ubwo bwenge bwo dukwiye kuba turi kumwe nawe kugira ngo tuyobore mu bikwiriye. Ibihe byiza rero byo gusenga twahawe bidufashemo kugira ngo turusheho gukomeza kukwegera nk'uko bikwiriye, mu izina rya Yesu. Amen.